ariko ngo Yesu haleluya aravuga ngo ntabwo icyo gikombe yagifata atabanjije gusenga. Hari abantu bajya bahura n'igikombe kibaremereye ariko ntibashyiremo gusenga, ariko na Yesu imbaraga yazi. Amina turongeye turabasuhuje abakurikiranye Mukakarangwa TV. Tugarutse imbere yanyu tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye, nizere ko muraza kuryakirana yombi. Uyu munsi rero ndi kumwe na Evangeliste Devuta kutugezaho ijambo ry'Imana, muze kurikurikirana. Murakoze cyane, reka tumwakire. Shalom shalom, indamukanyo yacu ni Yesu ashimwe. Reka dutangire dusenga Imana. Turagushimiye Yesu, turakunezererewe kuko udukunda, wagize neza wemera kutwitangira ku musaraba kugira ngo ubabare tubabarirwe, kugira ngo tukubone. Ndagushimiye kuko wamenya amaraso y'igiciro ukarengera umwana w'umuntu kugira ngo umuhuze n'Imana. Ndagushimira ko wajyaga mu gashyamba Getsimani wasenganye umubabaro ari kuvanamo itorero. Ndagira ngo uyu mwanya umuntu wese umwibutse ibyo wakoze, kandi umuntu wese ujye umutera kukwibuka gukorera no gutegereze, ndetse agutegereze yihanganye. Mwakoze urakarama mu izina rya Yesu. Mu gashyamba Getsemani Yesu asenga babaye, ati data nushaka iki gikombe kindenge. Mu gashyamba Getsemani Yesu asenga babaye, ati data nushaka iki gikombe kindenge. Imana nundeke, Imana nundeke, Imana nundeke, sohoza icyo wantumye. Imana nundeke, Imana nundeke, Imana nundeke, sohoza icyo wantumye. Imana nundeke, Imana nundeke, sohoza icyo wantumye. Imana nundeke, Imana nundeke, sohoza icyo wantumye. Imana nundeke, sohoza icyo wantumye. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo 26. Turasoma kuva ku murongo
wa 36 haravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemani, maze Yesu agerana nabo ahitwa i Getsemani, abwira abigishwa bati nimube mwicaye aha nigire hariya nsenge. Ajyana na Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yigira imbere ho hato arunama arasenga ati data niba ubishaka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko njyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agaruka aho abigishwa bari asanga basinziriye, abaza Petero ati harya ntimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya, umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana, turasomye ngo Yesu haleluya asengana umubabaro ari mu gashyamba Getsemani. Igihe cye cyo gucungura itorero cyari kigeze, cyangwa cyo kugucungura ku giti cyawe, ariko ngo Yesu haleluya aravuga ngo ntabwo icyo gikombe yagifata atabanjije gusenga. Hari abantu bajya bahura n'igikombe kibaremereye ariko ntibashyiremo gusenga, ariko na Yesu imbaraga yazikuye mu gusenga. Nuko ngo arangije ngaragenda ajya mu gashyamba Getsemani, yinjiramo arangije ngarasenga, asengana umubabaro, asenga amagambo akomeye, aravuga ngo data nimba ubishaka iki gikombe kindenge, ariko ntibibe uko nshaka, wowe Mana bibe uko ushaka. Aho hantu Yesu nubwo yari ari gusenga, ariko niryo sengesho rya nyuma yasenze agiye kuva ku isi. Hari ukuntu tujya dusenga tugategeka Imana ngo Mana nimba utaje ndagwa, Mana niba utaje ndigendeye, Mana niba utaje ndabivamo, Mana warampenze, Mana wanyimye ibyishimo, Mana wanyimye amazu meza, Mana wanyimye amafaranga. Ariko ntago ku Mana bivumbura, nta nubwo ku Mana bayitegeka. N'umwana wayo yaravuze ngo iki gikombe nimba ubishaka kindenge, ariko ntibibe uko nge nshaka, bibe uko wowe ushaka. Imana ishimwe. Hanyuma maze ngo gusenga atyo, Imana iramwumva, imuzanira imbaraga, iramukomeza. Ndagira ngo nawe ukomere kandi ukomere umutima, Imana ibane nawe mu byo urimo byose. Arangije asubira gusenga bwa kabiri, araza arababwira ngo mbese ntimwashoboye kubana nanjye isaha imwe gusa? Hanyuma barongera barihangana barakanguka, asubirayo bwa gatatu. Arangije araza arababwira ngo nimusinzireho kuko murananiwe. Imana ijya imenya ko unaniwe, Imana ijya imenya ko hari ibintu bikunanije, Imana ijya iguha ikigeragezo ariko ikavuga ati aho bigeze Vestine arananiwe, Devota arananiwe, Manuel arananiwe. Hanyuma rero wowe ujye ubasha kubona ko Imana itabibona, ariko Imana izaho imbaraga z'umuntu zinanirirwa, kandi aho zinanirirwa niho iz'Imana zitangirira. Yesu nawe yamenye ko abigishwa bihanganye ariko abona yuko bananiwe, arababwira ngo noneho nimusinzireho. Basinziraho, arangije arababwira ati ngo nimubyuke tugende kuko ungenzi ari hafi angezeho. Imana ihabwa icyubahiro. Rero reka dusenge Imana, umuntu wese yumve ko agomba gusenga, kandi yumve ko mu kunanirwa Imana ibibona. Wumve ko na Yesu yabibonye kubigishwa, ni nawe Yesu wo tuhora twambaza, ni nawe uzajya umenya kunaniwe hanyuma gucira inzira. Hanyuma mu rugendo rwawe tumbira Yesu wenyine, ukizwe cyane, umenye ko yakwitangiye, nawe uzamwereka umusaruro w'amaraso yameneye ku isi. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Urakoze Mana kuko waduhaye umwana wawe Yesu,
Yesu wabaye intwari, warabikoze cyane, ntuhabwe icyubahiro. Turagushimiye kandi dusengeye abacu bakizwa bakomeze, dusengeye abakijijwe bakomeze, kandi ikiruta byose twifuza kuzakubona. Ubwo wasengaga wasabaga imbaraga, wari kuvuga igikombe ukakireka kugifata, ariko wemeye kugifata kugira ngo uducungure. Warababaye cyane, turagushimiye. Komeza utubere Imana kandi ukomeze gusona ibidasobanutse, ndetse ukomeze kutubera byose. Ntuceceke ku buzima bwacu, ahubwo uganze mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen.